uze kutabivuga uraje uravuze ati ngo yaguteye inda. Nje byarandenze iga warampemukiye. Yaguhemukiye iki se kandi? Uzi kugira ngo umuntu agutera inda narangiza gusezeranya ibintu nabikore. Nongeye gusuza wowe wakoze subscribe kuri Ineza Empire, ndabigushimira cyane. Imana ijye iguha umugisha utagabanije. Nari maze iminsi naboneka hari utuntu nyene mbanagiyemo ariko this time ndahari, niyo mpamvu nkoze video mu ijoro kwa kugira ngo mbwire ko I'm back kabisa, naje I'm back again. Ariko sanze rero imihanda ibintu byabaye nabi, hari abantu bagiye barifata bishira ku karubanda bavuga ngo batewe inda ngo nyuma barigaramwa. Nago ngo bigeze ibyo basezanije nago byigeze bigegwaho. N'ibintu rero bibabaje, ni inkuru sanze arizo ziriko zira trading, ariyo mpamvu nje gutanga soko ku muntu wese yakoze ibi. Kambanze nkumvishe kano ka audio kugira nkomeze. Rigane yatsezeranyije kuzamfasha ntiyamfasha, ansezeranya kuzandikisha umwana wanjye yanga kumwandikisha. Mwana we Shariga warakoze. Rigane yakubwiye ko azagufasha. Ndeka wa munyamakuru we. Yes, ngira mwakumvise. Uyu mukobwa rero kuva igihe Rugaju afatiwe, noneho bajya mu rukiko bakavuga ko yaba afite abana, habayeho kwibeshya. Nibisanzwe abantu baribeshya ku myirondoro ya Rugaju Rigani, ariko hari aba creators bahise babona ko kari akantu ko bagakwiye kabiyazamo content. Bagiye bafata umukobwa bamukuye nabwo tuhazi, mwamaze kumva ibyo yavuze, ariko turashaka kumenya nk'umuntu agenda kifata agatangaza amakuru atariyo, agahamagara umuntu akavuga ngo vuga ibi unarire nk'uko mwabyumvise. Aranarira ye kuko nejo bundi yarabigaragaje yihakana ko nta mwana afite, yihakana amaraso. Yo ihangana ariko ndabizi yuko ibintu bizacamo. So ni ibintu bidasa neza, ni ibintu byambabaje nkanjye nk'umuntu kabisa. Nzi neza struggle umusore wacu arimo kwirukanwa na RBA, ibiko biravugwa cyane. Buriya muramaze kumva ko abandi bagize icyo batangaje. Rikari hari icyo yatangaje, yavuze ku bijyanye na Kenisi, ukuntu yamuvuze operation Sokoro, hari ikintu yayivuzeho. Jangwanovic akomeza kuvuga bijyanye no kuba umuvugizi wa APR FC, nawe yafite ikintu yatangaje, ariko Rigani nta kintu na kimwe aratangaza kugeza akakanya. Mugere babona ko umuntu aba yiturije, aba powesheje, aba atari karavuga byinshi, ni gute bo baca bagenda bakamuhimbira bakaza kuvuga ko ko yaba yarakoze biriya bintu, none ngakaza akabyigarama. Uzi kugira ngo umuntu agutera inda narangiza gusezeranya ibintu nabikore. Yagusezeranyije iki? Rigane yatsezeranyije kuzamfasha ntiyamfasha, ansezeranya kuzandikisha umwana wanjye yanga kumwandikisha. Mwana we Shariga warakoze. Rigane yakubwiye ko azagufasha. Ndeka wa munyamakuru we. Ndamya nashidikanya ko Rigani yaba atarateye inda uriya mukobwa, bityo ngamwihakane, ahubwo ko ari streak bari gukoresha kugira ngo bazamure audience cyangwa se channel zabo zizamuke. So ni ibintu rero ngiye byandakaje, byambabaje, niyo mpamvu nje ngo nkure kano ka video k'iminota ibe mike, ariko mwumve ko ibi bintu kabisa byambabaje kandi ntifuza ko byakomeza gutradinga ukundi. None se wowe umaze ubonye Rigana avuye muri gereza, wabuze kutabivuga uraje uravuze ati ngo yaguteye inda. Nje byarandenze. Byarandenze pe, ni nayo mpamvu naje kuri kamera. Byarandenze. Umuntu nta kintu ari gutangaza, umuntu ariturije, afite ibindi bintu ari kwitaho bye ku ruhande rwe, ariko nyumvire abandi nabo bari ku ruhande bamaze kuza ngo yanteye inda, none nkanyizeza ibitangaza ngo ntabwo
yigeze abinkorera. Ni ibintu rero byakomeje kumbabaza, ariyo mpamvu mvuga ati none mukobwa ndamubonye, bino bintu Libe yarikwiye kubireba, yarikwiye kureba abantu batanga inkuru, batangaza inkuru, bakamenya ngo sizi inkuru ni real cyangwa se ni fake. Bamara kubona ko ari fake, noneho bakajya ikibazo, bakakijya imuzi, bakavuga ati ibi bintu byazananye gute, byavuye he, hama bakamenya ingamba zikomeye bafata. Ni ibintu rero bikomeje kubabaza abantu benshi cyane kabisa. Ikindi nacyo yindi nkuru nayo nta kwirengagiza n'ukuntu Victoire Ingabire kabisa mu rukiko yanze ko aburanishwa, amaze kubona ko abamuciriye urubanza rushize ari nabo bongeye kugaruka, yitatse ubushinjacyaha aravuga ati ntabwo ndi buburane urubanza ndaruhagaritse, niba rimwe muje kunshinja ndabihagaritse byose ndabivuyemo. Noneho ubwo RSS yahise iza kare iba imusubije muri kasho n'abandi bagera ku 9 bari basangiye icyaha. Ariko ikintu nyamukuru rero cyari kinzanye ni kuvuga kuri kino kintu cya Ligane Rugaju, uretse ko nako nkanyujijemo bisanzwe, ariko ikintu cya Ligane nicyo kintu kije imbere gitumye mvuga aya magambo aka kanya. Ni inkuru rero yambabaje, mvana nkoze mwanya muto cyane, ariko ni message nashatse gutanga, haba kuri wowe uri gutangaza izi nkuru, haba no kuri wowe wayikoze, no kuri wa mukobwa we yakubwiye ko ndakugaye, uragayitse kabisa, ndagusuzuguye mwe bikomeye, ntuzanasubire gukora ibintu by'amakosa nk'ibyo, kuko niba umuntu aba ari afite ikintu bita private life, haba ari ikintu abadashaka gutangaza, bamureka guprovoka kugira ngo umuntu ngagire ikintu atangaje. Yes, reka ngeza nkoze video ntoya cyane kabisa, ariko niko nabiteguye, byanze kungumamo nase ko buri buke navuze izi mva mutima zanjye. Ndagushimiye watangiye no video kabisoje, nkusaba gukora subscribe kuri Neza Empire kugira ngo n'ikindi gihe tuzabane on time kabisa. Respect na hejo karenza bategurira ibiganiro byose ntari nakoze ngiye kubikora. Yagusezeranyije iki? Ligane yansezeranyije kuzamfasha, ntiyamfasha. Ansezeranya kuzandikisha umwana wanjye, yanga kumwandikisha. Mwana we Shariga warakoze. Ligane yakubwiye ko azagufasha? Ndeka wa munyamakuru we ngo ibindi bisanzwe kandi ari ibintu bikomeye. None se wowe umaze ubonye Ligane avuye muri gereza, wabuze kutabivuga, uraje uravuze ati ngo yaguteye inda. Nje byarandenze pe, ni nayo mpamvu naje kuri kamera. Byarandenze kuko n'ejo bundi yarabigaragaje, yihakana ko nta mwana afite, yihakana amaraso. Yo ihangana, ariko ndabizi yuko ibintu bizacamo. Gereza